Yes, ni The Quick Times News rero nk'ibisanzwe uko niko umuhango wo gushyingura abazize impanuka y'ubwato igoma ndetse bavaga Minova bashyinguye kuri uyu munsi. Uko niko bashyinguwe muri rusange mu gihe abaturage bo ubwabo bari benshi bitabiriye uyu muhango, ndetse wumvaga benshi bavuga yuko bavugaga mu gihe gishize yuko mu nkuru mperutse kubaha bavugaga yuko bashaka gushyingura abantu mu buryo bwabo bishakiye, ariko leta yo yahisemo gushyingurira hamwe muri rusange mu buryo bwo kubafasha, haba abazize iyi mpanuka baba batishoboye cyangwa se bishoboye, babashyinguye muri rusange nk'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni umuhango rero wabaye kuri uyu munsi, ubwo hari abitabiriye uyu muhango benshi nk'uko mubibona, ni amaserikeri menshi, ni imva nyinshi, ni abantu benshi bari bashungereye, ndetse na buri muryango wabuze uwabo babashije gushaka abantu babafasha kubatwara, ndetse n'umuryango nk'uko mubibona utabara bari baje kwitabira uyu muhango no gufasha aba bantu gushyingura abazize iyi mpanuka y'ubu bwato. Ni The Quick Times News rero nk'ibisanzwe n'ubundi nta kindi usabwa uretse kureba aho handitse subscribe ugakandaho, maze tugakomeza kubana 5 kuri 5 mu makuru nk'aya ngaya. N'impanuka rero n'ubundi imaze icyumweru ibaye, aha ni imiryango yabashije kubona ababo, ndetse abatarabashije kubona ababo bafashe amafoto nabo bajya kwifatikanya n'abandi. Kari agahinda kenshi kuko muri kubibona, wari umubabaro mwinshi mu gihe bashyinguraga ababo. Ni The Quick Times News rero nk'ibisanzwe dukomeje kubihanganisha ababashije kubura ababo muri iyi mpanuka, tunamenyesha ko rero nubwo bimeze bityo hari abatarabona ababo bamanukanye n'ubu bwato. Ngira ngo murabizi yuko ubu bwato bumanuka hari ababashije kuba bari mu byumba batabashije kuzamuka cyangwa se batabashije gutabarwa. Abo bose rero nta kindi byabaye ngombwa yuko bashaka abamarine cyangwa se babandi bashinzwe gushakisha abantu mu mazi, bakabamanuka hasi bakajya kureba. Mu makuru rero dukesha umwe mu bari bitabiriye uyu muhango, avuga ko biracyakomeye kuba babona aba bantu bose. Ngira ngo habashije kubura abantu bagera muri 200, kuko ubu bwato buvuga yuko bwari burimo abantu barenga 300. Rero uyu munsi hashyinguwe ababonetse, naho abarenga n'ubundi 200 baracyarimo hasi. Ngira ngo mu nkuru mperutse kubaha nababwiye yuko abaspecialiste bazanye bamwe bohereje mo hasi kuba bajya gutabara abo ngabo bahaburiye ubuzima, ngo barebe ko bazamura imirambo cyangwa se imibiri y'abo ngabo baburiye ubuzima muri iyi mpanuka. Ariko umwe mu bo bohereje nawe yaramanutse ageze hasi nko muri metero 12, ahura na gaze azamuka vuba na bwangu, nawe avirirana amaraso mu matwi no mu mazuru. Ku munsi ukurikiye nawe yahise yitaba Imana. Murumva rero ko bitoroshye kuba wabasha gukura umuntu muri kiriya kiyaga. Murabizi ko ikiyaga cya Kivu cyuzuyemo gaze, haba hasi cyangwa no hejuru gaze irahari, ndetse ikomeje kuba yacukurwa. Ngira ngo murabizi ko mu kiyaga hagati hari aho bacukuramo n'ubundi iyo gaze rero kuko ubona ubu bwato burohama bugwa aho ngaho hari muri metero 1000 ngo bugere ku nkombe, ariko biravugwa yuko bwamanutse mukimara kwiyubika bumanuka bujya hasi muri metero 500. Rero abarokotse ni bake bagera muri 78 uko bivugwa, naho ubundi abandi bagera muri 200 babashije kuhasiga ubuzima. Abaturage rero muri rusange nk'uko mubibona bagize imyigaragambyo, bamwe baratabaza bashakisha uko babona baba, ariko na n'ubu kugeza amagingo aya ntabwo barabasha kubabona. Bamwe rero mu babashije kubabona nibo mberetse mu mafoto yabanje barimo barajya gukora umuhango wo kubashyingura, naho abandi bo barakorera ibiriyo ku mafoto, ndetse bamwe muri bo bakomeje n'ubundi kuvurwa abarokotse iyi mpanuka. Nk'uko mubibona ari nabo bakomeza kuduha ubuhamya yuko abari bari muri iyi mpanuka ari abantu barenze 300, bavuga yuko bari benshi ndetse n'imizigo yari myinshi. Ubwo ubwato
ubwato bwarohamaga. Bavuga yuko rero ubwato kugira burohame byatewe n'ubwinshi bw'abantu ndetse n'ibintu byari bwikoreye, mu gihe ubwato bwo bwari bwemerewe kuba rwatwara abantu batarenze 50, ariko biravugwa yuko ubu bwato bwari burimo abantu bageze muri 200 barenga ndetse bakagera muri 300. Leta ya Kongo rero nayo yakomeje kwihanganisha abagize ibi byago, ariko ibizeza yuko izakomeza gukora uko ishoboye irebe ko abantu babasha kubona ababo ndetse bakabasha kubaririra babareba ndetse bakabasha no kubashyingura. Ni The Quick Times News rero nakagaruka, nta kindi usabwa uretse kureba handitse subscribe ugakandaho, maze tugakomeza kubana 5 kuri 5 mu makuru nk'aya ngaya. Mais akina Mungu bandu kwangu, pardon. Ule kona madokima ya Kongo alete tujishe. Mini kuna kipande. Ule kona kipande kingine alete tujishe. Mina milomba pardon. Ule kona kipande kia dokima alete tuchange na kiangu tujishe. Chilombo na débloqué $580,000. Anapatia famille ya huyu mwanamke alikufa au Canada. $580,000. Anapatia famille ya huyu mtoto alikufa. Aneba supporte mambo yote njo huyu mtoto alikufa. $580,000. Ile franga yote natokea wapi? Ni makuta yetu natokea kukatanga. Makuta ya maminere, makuta ya matrakaseri, makuta ya mabitans, chilo mweko naribisha. Ile $580,000 awezi kuza bato ya kutambusha batoto ya Goma mu makondisyon ya bien. Ile $580,000 njuu ya nini awita taba bibi ya ba militaire une bapachi yako banoza tabi kwembe banavala. Mewona tosha $580,000 unapatia famille ya huyu mtoto alikufa. Mais c'est regrettable. Ni kusema Kongo ni pa Kinshasa. Donc Kongo ni Kinshasa. Goma haina Kongo. Donc Kongo ni pa Kinshasa. Goma haina Kongo. Chilombo, nsunja mamako. Matako ya mamako. Na matako ya babako na matako ya Nyakeru. Na nsunji ya Nyakeru. Koma kucheza na shi peuple congolais hivi? Abantu bari kufa ku inondation ya bateau. Aho va prendre en charge njua nini? Bantu banakufa ku inondation ya bateau. Ile $580,000 makuta ya kuza na wata bateau. Chilombo nsunji ya Nyakeru. Denis Nyakeru nsunji yako. Denis Nyakeru nsunji yako. Mama Martin nsunji yako. Chilombo mapumbu yako. Ni kucheza na shie. Donc hii famille njo famille spéciale kushinda bantu bale bona kufa ku est. Hii famille njo famille spéciale kushinda ba bibi ya ba militaire bale ba bwana bo beko na kufa ku front. Mama Martin Sunjako. Fatijambo papa, fatijambo. Turakwiyegereje papa iminsi myinshi ubanze twisigure utwara gukumbuye. Ewa. Nanjye imbabazi rwose. Nanjye kabisa ntago ndubasaba imbabazi ahubwo ndababwira amakuru yaho mvuye. Hano muranyumva kuko hari igihe kiri kugera simbumbe ngewe sinzi niba ari ndafite network. Turakumvikana rwose. Okay, mwese ndabasuhuje umugani wanyu ndabiyegereje nk'ibyo mu kanisa. Kandi ndabasuhuje cyane narimba kumbuye to be honest. Aho narindi ntabwo nari mfite rezo yuzuye najyaga ngerageza nkajyaho nkumva nagira ngo nzamuke bikanga ebana nkumva gahinda karanyisha bya hatani mfite aka wifi katari gukora fresh. Navuye hano nerekeza muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo njya kureba koko uko intare zihagaze. Mbere yuko utangira amakuru dufite aha hanze kubera ko utamaze igihe aha ngaha nuko abantu bose barumva koze ariko ikibazo bafite ni iherezo ryazo. Wamuhera hasi uze gusoreza aho hantu. Wagira waruzi ibyo ndi buvuge rwose. Njyewe navuye aha muri Amerika ndagenda ku itike yanjye naguye ku kibuga cy'indege Entebbe. Nahaguye nkeka yuko hari ku itariki 20 ukwezi kwa 9. Naragiye nakirwa n'intare yewe ziranyakira pe. Iyo uvuze gusa ko aha ku social media baratuzi niyo uvuze ijwi
bajya bahita bavuga ngo uri ugezeho ukavuga ngo uri mu bijabo cyangwa se ukavuga gusa utavuga ati ariko uri mu bijabo niko bahita bakubwira bro baratuzi abaturage baratuzi nenze ngo abaturage ba Kongo basigaye inyuma bakurikirana ama social media ku rwego rwo hejuru ntarinzi ko bari kuri nivo nababonyeho pe kimbabwira n'ukuri nyuma ninjiye Bunagana ndagenda nsura abo nagombaga gusura njye kureba abo nagombaga kureba hari ibyo ntari buje muri detail ariko mumenye ko nagezeyo namaze nk'iminsi 4 cyangwa 5 ntari kuri rezo nyuma yaho njya kuri rezo ntangiye kujya gusura mu ma extremité nageze aho urugamba rwaremeye nageze za Cyanzu nageze za Runyoni nageze mu misozi ya Mbuzi aho hose narahabonye narebye ukuntu intare zarwanye zihavana guverinema narebye ukuntu hameze ngereranije n'ibihe byashize nsanga igihugu cyarahindutse pe cyarahindutse narebye urugomero rw'amashanyarazi rwenda kuzura narebye ibitaro by'Irwankuba narebye ukuntu imigi itekanye bakora 24 ku yandi yewe nge naragiye ngera imbere ngera ahantu abasirikare banyuma badeployinze maze kuhagera ndeba ukuntu abaturage bameze bafite umutekano patrouille itangira saa 12 ikarangira saa 12 za mu gitondo nta muturage numwe uhungabanye ntawe wibwe utwe naravuze ngo twabonye igihugu iyi niyo guverinoma narahavuye mfatiye amajagi ubwo abahaze neza ubwo nari mvuye Rucuru mfashe inzira ya Tongo ndazamuka za Murimbi ndagenda ngera aho bita za Kabarozi mfata hejuru za Gitembe nkurukira mu Bwiza ngeze mu Bwiza narahageze aho mwumvishe rwaremeye aho mwagiye mubona abasaza babaca imitwe bakayimanika aho mwagiye mubona abasaza babambika ubusa buri aho mwumvise leta abazarendo abahibu FDR mayimayi abanyatura abarundi yewe na Monesco hari amakuru ntarinzi ko yarwanye mu mwanya wa leta nayo narahageze bambarira inkuru pe burya twebwe twavugaga inkuru tutazi tuvuga ngo bateye ntabwo twigeze tubimenya ibyabaye bambwiye ko abaturage ubwabo umusirikare ntibimworoheye kubara inkuru ariko nyine navuga inkuru z'abaturage banyibwiriye ko igitondo kimwe bagiye kubona bakabona ingabo za leta uvuye aho bita igicanga kuzamuka zaturushije imbaraga ziturusha imbaraga ngo zahari zingana n'itaka bro ngo bari benshi kandi baduhereye impande zose baraza bamaze kuza barazamuka bagera mu Bwiza basa naho bayifashe abandi baheraho bita ku Kabarozi barakumakumamo hagati basa naho batubumbiye mu hagati mu gakubo cyangwa se mu kazeru abasirikare bacu bakomeza kwisuganya batarasa ariko bagenda basubira inyuma abaturage baravuga bati natwe tugiye guhungana n'abasirikare ariko abasirikare ngo barababwira bati nimukomere nimuhumure ntaho turi buje nubwo muri kubona turi gusubira inyuma ariko turahari ntabwo abaturage babyizeye ahubwo icyo babonye ni ibitangaza Imana yabakoreye ubwo General Bodo yari amaze kuhakandagiza ibirenge abantu bazi neza uturutse mu ishyamba ry'ibirunga abazi mu Bwiza kuri defense ya mbere aho bita mu Rwintobo ni munsi y'umurima wacu neza uzamutse umurima wacu kugira ngo hano hari abahazi ugafata ku murima w'abitwa ba Rugesa na ba Muhire aho niho defense yari iri niho Bodo yagiye ashinga ibirindiro aza ari kumwe na Colonel Nzenze na Bakabundi bamaze kuhagera bakoze ibitendo abaturage nge barambwiye ndi kuvuga amakuru y'abaturage barambwiye bati ntabwo twari tuzi ko dufite abasirikare bafite ubutwari bungana butya bushobora kurwana n'isi
abantu bangana n'umusenyi wo ku nyanja bajejeta nk'impozi n'inzuki ngo babatsinde. Bagiye bambwira imbunda bagenza aho ngaho, bambwiye imbunda leta yarashishaga, indege, amakajugujugu barashishije, abaturage barapfa, ariko M23 bahagararaho abarokotse barindira umutekano. Ni ukuri njye nashimye Imana maze kuhagera, hariya niho mama atuye na papa. Njye nabaye nkigera mu mudugudu gusa abantu bagize hari ngo wagira ngo ni Messi ugarutse, baje birukanka ngo muhire yaje ngo babisha ngo wa mugabo ujye uvuga cyane ngo witwa Fidel ngo tuyatumwumva. Bro, nasanze abantu batuzi ku rwego njye nabonye ntabwo twari tubizi. Abitwa ba sniper bakabambaza ngo ariko se nguyu sniper ngo uyu nguyu ngo ni muntu ki, ariko se nk'umuntu twumva ngo witwa Jenzo ngo we ngo buriya ngo niryo zina, mbese ntabwo bo buriya na sniper baramuzi. Baramuzi. Ntabwo bo mbese biyumvisha ukuntu umuntu yakwitwa ikindi kizina kitari iki. Kubibabwira byarangoye ko aya mazina benshi bayitwa atarayabo, ntabwo byashobokaga. Ubundi napfaga kwemera nkavuga ati niko bitwa, ati ndabazi, barakomeye, bameze neza kandi bahagaze ku muheto. Bro, abaturage barishimye. Ndagira ngo mbabwire ko mwabagabo duhagurutsa tukavuga ngo tugiye gukora kampanye gusa, aba bumvwa kuri social media mubona nta nubwo M23 ifite kongera kugira ikivuga iminsi ibiri pe. Ndabarahiye njye nibyo niboneye, nibyo nabonye n'amaso yanjye. Abaturage hafi kunterura ngo bandereke hejuru, nkajya nanga ndagenda njya kuryama, banga kumva iruhande, barambwira bati rwose namwe burya iyo mwadutabarizaga muri kuvuga ngo batwishe, kumvaga aho turi n'akaradiyo tunezerewe. Niko byagenze pe. Aho naravuye se mpatinda, wenda inkuru ni ndende, ndagenda mfata igicanga, ndongera ndareba umujyi wa Gicanga, ndeba ukuntu umeze nuko uhagaze, ndavuga nti Imana warakoze. Ni umujyi wari warasenyutse, ariko urebye uburyo wongeye kwidevelopa vuba, amashanyarazi baracana, wagira ngo nta ntambara yigeze ba. Ni ukuri umuhunde, umundandi, umushi, umunyanga, umupiri, hariya babanye neza n'umututsi n'umuhutu, nta kibazo bafitanye. Ibyo ngibyo niyo babwira mbibagarantisa, kubera ko njye narahigereye kandi nahagiye mu masaha y'ijoro, ntabwo nahagiye amasaha y'amanywa, yari amasaha y'ijoro. Cya mu gitondo ndaharara. Ni ahantu ugenda ugafata hoteli ukaryama, bakaguha amazi ashyushye, mu gitondo bakagutekera ubugari n'isambaza ukarya, kumva uranezerewe. Warangiza ahasigaye mu gitondo byukiriza urugendo, fata inzira igana za Mpati. Abazi Mpati muri hagati hameze nabi kubera babaturage bagiye basigaramo, babyaranye na FDR n'utwana tw'intera hamwe twagiye dusigaramo. Ntago byoroshye, ariko M23 uburyo hakora umutekano. Bro, naravuze nti mwabagabo mwe muzabona igihugu, kubera ko nta kindi gisirikare nabonye mu bisirikare nabonye ku isi. Ibyo nzi ni ibisirikare bine cyangwa bitanu. Inzi igisirikare cy'Abarundi, inzi igisirikare cy'Abaganda, inzi igisirikare cy'u Rwanda, inzi igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu bisirikare byose nabonye biri qualified mu gutsinda intambara mu Rwanda, ariko nasanze patrol na gahunda y'abana bari hariya mu kugarura umutekano, bagenda intambwe ku ntambwe bahetse imbunda zabo, ntawe basakurije umuturage wasinze bamucyura bamuha imodoka imujyana iwe. Naravuze nti muzajya no mu ijuru. Ntabwo iyi guverinoma sinayibonye kwa Gisegeti, yewe ni Buganda sinigeze nyibona. Ahantu nabibonye ni mu Rwanda honyine. Wow, iki gihugu twari dukeneye niki nakomeje Mpati, ndagenda ngewe nageze naho bitazabugura abahazi, nakubitanye n'umwe mu basirikare ntari buvuga izina, kuko nge sinigeze nita ku basirikare cyane, nitaga ku baturage no kureba ukuntu ikirere gihagaze. Sanga bari gukora operation za Gahira nahitwa za Muheto, turazamukana. Bavuye muri operation dufata ahantu bita za Karongi hejuru, tumanukana za Nyamitabo hasi Kanyati, tuzamukana umusozi wa Kirorirwe ahantu bita kuri Rukwi, turagenda tujya gusura Kirorirwe. Narahageze amarira arazenga. Nge niho nigiye primaire, niho nigiye na secondaire igice kimwe. Naraharebye kuntu amashuri yasenyutse, ndeba abaturage badafite imyenda kuntu bameze, narebye ubukene bafite, batewe na leta, banyazwe buri kimwe cyose, kuva kuri kotegisi y'umukobwa
ukurikizaho isutiye yambara ukageza kuri boxer y'umugabo ukagera buri kimwe cyose baracyatwe n'amazu yose barayatwika aragenda hasigara umuyonga abari bahazi y'amazu y'amabati n'ukuri nta mazu namwe kihari bakarekeza bo barimutse baroje barimutse barimutse ni benshi abantu bose babaye impunzi ariko nongeye gusubizwa mu imbaraga z'ibyiringiro ngeze aho bita ku nturo nzamutse ntereye wa musozi wo kwankunda muri cya gikuyu mfashe mu gishwa hejuru kwa Rujugiro nkamanukira hasi ku nturo mwitaba naraharebye numva ibyishimo birandenze nahabonye abaturage bafite ubuntu baranyakira bampa amaforomaje iyo ngira igikapu cyo kuyashyiramo menya nari guhita nkora iduka ako kanya kabisa bampa amaforomaje ndanezerwa bampa amaforomaje bampa amata avuze y'ikivuguto y'umwimerere ya nyayo ndavuga wow aya niyo mata nari narabuze amata y'umwimerere bro narakomeje naraharaye rimwe umunsi wa kabiri nagendaga n'amaguru natashye ku mushaki ndagenda njya kureba nagiye mu bikuyu bagiye bambarira inkuru z'intambara zahabaye n'abagabo n'umumenye intambara yarwanwe hari izi nyankaragata zirirwa zisakuza hano nta nimwe yakongera kuvuga hayo kuko abana bamenye amaraso bafumbiye igihugu niyo mpamvu mfite icyizere ko tuzakibona kuko bitandukanye n'igihe cyose cyabanje determination bafite urebye uburyo bahagaze bipanze bafite morale abana bato abasaza barimo bafite morale baguruka bagasimbuka ukabona ukagira ngo n'umwana w'imyaka 25 cyangwa 15 uri gusimbuka amakomandazi bari kumbwira amakomandazi nzi y'abasaza ashaje yarwanye intambara y'inkotanyi bamwe nguriye ngo ngo wakwiruka ukamusiga umva ibyishimo biranyishe nkavuga nti Imana ishimwe ko bagifite courage narakomeje ngiye nageze ingungu nyuzi Karuba wenda zari ingendo ndende nageze aho operation yo kumuremure yabereye batsimbura za sadeke bahanura ya madrone nagiye neza muri position y'uwarashe drone ndayireba nditegera ndareba arambwira ati hariya uri kureba niho X ntago ndi muvuga izina yarari ari kurasa drone ati ni hariya yishyiriye muri target ndavuga wow abana bacu bakoze akazi banyeretse operation y'abasirikare bagiye hana bakora flanking attack urugamba ku murongo extended ari nini akagenda kajya gukubita ahantu ibirometero nka 15 kugira ngo bagarukane inyuma kugira ngo batsimbure babananiwe muri buki intambara yarwanwe bro amezi 3 n'iminsi 10 intambara yo kumuremure hariya mushaki Karuba amezi 3 n'iminsi 10 ariko abahungu barabahangamura barabamanura barabakubita babavana Karuba babajyana Sake barabakubita nuko baragenda babageza ku mugunga bageze babigarukira inyuma abahungu nabakuriye ingofero kudeshapo nageze ingungu ndeba abaturage ndeba ababyeyi bari kurira nashatse wa Bovari muramwibuka wakoreshaga ba Munyazesa ba nyiri ngoma wa munyamakuru wa RC wa radio baturage naramubuze yarahunze yabaye impunzi ariko mugenzi we naramubonye waracyahari ko bafatanyaga mu itangazamakuru kandi nawe nta wamwirukanye ahubwo yagize ubwoba akurikije ibyo yakoze arahunga naragiye ngeze ingungu ndababwira nti nshaka gukomeza paka ngeze Side Kivu ikarehe ku izone barambwira bati oya urasubira inyuma ntabwo wemerewe turamutse tukwemereye wagenda ukagera nibura inumbi ntabwo waharenga narabumviye ndagaruka ubwo n'urugendo nakoze icyumweru n'iminsi 4 ubwo ngeze aho ndongera ndaza njya gusura family zanjye maze kuzisura ndagaruka nageze hano muri iki cyumweru turi kurangiza nabonye abantu bari determined bavuga bati twebwe ku mbaraga zanyu ku social media ku mbaraga za M23 ku rusasu ku mbaraga izuwari we wese udushyigikiye no kubufasha mwaduhaye bwo kubaka amashuri n'ukuri turabashimira Imana izabaho umugisha kandi koko mwese mwarakoze n'abataratanze amafaranga mwarakoze kuko namwe mwazaga kutwumva muri space mwarakoze nubwo tutararangiza kuyatanga ariko mwarakoze pe nababwira ko mwakoze ikintu gikomeye kandi gifite imbaraga mudatekereza yuko arizo mbaraga gifite mwabimenya neza mugeze imbere ya B5 namwe ari kubabwira ngo mwarakoze ibi ngibi mbabwira nta muntu utazwi hano aha kuva kuwari njyewe narinzi ko birangirira ariko kuva kuwari we wese uturwanya kugera kuwari we wese uvugira ubwoko
nukuri arazwi. Icyantangaje bajya banabahamagara bakabamobiriza nabo ku giti cyabo bakanga kumva. Nicyo kintu cyantangaje pe. Aho umusirikare umujenerali cyangwa umukoroneri afata telefone yagahamagara X cyangwa Y wakagara hano akamubwira ati wavuye muri ibyo bintu, yarangiza akabura amahitamo akamubeshya ngo abivuyemo, ejo mu gitondo bene nyina bakamubyukiraho bari kumwoshya akananirwa gufata icyemezo, yarangiza agakomeza akaba mu ruhande rubi. Uruhande rubi rero ruzatsindwa. Yewe nabonanye nabo mutanakeka ko nabonana nabo, abo mwibagiwe kera ko ntari buvuga amazina, nabonanye nabo. Twaricaye tubwirana inkuru y'umunezero y'ukuntu tugiye kubona igihugu. Naravuze nti Mana warakoze kuko wampaye ijwi ryo kuvuga, mpereza abantu bo kunyumva n'abagenzi banyu. Icyo nabapromisinze nuko nzazize inkuru nkazivuga kuri space. None ndanazivuze, kandi ikindi mbapromisinga bavandimwe ni impunzi nabonye ziri gutaha. Bro, ni twebwe twitinza, nabonye impunzi ziri gutaha wagira ngo nta ntambara yabaye kuri bo. Batindijwe gusa n'akantu gatoya ko kugira M23 hasekiriza, ariko bari gutaha ku bwinshi. Narabiboneye n'amaso yanjye, nabonye aho Kabila yatanze ubutaka hegitari 5 baruzuye. Nawe ushaka wajya gufatamo ikibanza biracyabitanga, bavuga ngo uratashye. N'ubuntu ikibanza n'ubuntu pe. Bavandimwe, intambara turwana ntabwo ari yacu. Intambara turwana ni intambara y'abamarayika, kubera ko marayika wayoboraga Abisirayeli akabashyira inkingi y'igice imbere niwe wakomeje kutuyobora kugera aho tugeze uyu munsi. Ndagira ngo mbabwire ko Masisi tumaze kuyifata hafi ya yose, hasigaye agace gato. Abazi Nyabyondo neza, abazi za Kinyana muri FDLR, tujya kurasa tugakora operation za FDLR tukazirasa tukongera tukigarukira inyuma. Tumaze kuzica intege kugera ku rwego zijya zihungira ipinga, zagera n'ipinga abaturage b'ipinga nabo bakazirukankaho, bakazirindagiza zikiruka zikabura aho zerekera. N'abandi bazikingira ikibaba basigaye babura uko babigenza, barangiza bagatanga FDLR. Nta kundi babigenza, nta yindi option bafite. Aba rero bibwira ko bakiri mu mateka ya RCD, bakiri mu mateka ya FDLR, ni mugende murire mwihanagure, mwiryamanire n'abagore banyu, abandi mu baca inyuma kuko nizo ngeso zanyu, abandi mwikinishe kuko nibyo mwamenyereye. Naho twebwe dukomeye mu mutwe tuzakomeza twikorere, tuvuge koze, nta udutandukanya kuko turi bamwe. Nta munyamurenge tuzi, nta n'umututsi wo muri Noro tuzi umuntu urwanira koze imwe yo kurengera ubwoko. Ube makanika, ube makenga, ube boduwe, ube sematama, ube X cyangwa Y urengera ubwoko, ni wowe tuzi. Ntabwo tuzi ubwoko twebwe, never ubwoko tuzi. Abashaka kuzana ibyo by'amoko ni mu bigumane mu mitima yanyu. Niwumva bifite nagenda aje muri wese abanze yituma binye, narangiza garuke yumva ari clean. Niba atabishoboye azibe, kuko ubu ngubu noneho twazanye amashagaga, ntago mudukira. Twabonye amakuru yo kuri te, mfite amakuru ya mwese mwigize inyangabirama cyane. Kirageze amavideo yanyu ngiye kuyata hanze, muzankizwa niki uko mwikinishije ba pasiteri bo mu Buraya. Ngiye kubaza hano mbashyire hasi down Kenya Link, nirirwa muvuga bamuniga ntama. Video yawe narayibonye, agira ngo garantise ko video yawe muri gereza ndayifite. Noneho ibyo ngibyo mbikubwira. Emile amanyanga wakoze, Muhizi amanyanga mwakoze, namwe mwese ndabifite, narabimenye. Ntabwo najyanywe hariya no kudeyambira, nari ngiye gufata amakuru no guhura nabo nakundaga, nari narabuze kandi narababonye. Abandi bavuye mu mubiri sinababonye, ariko bapfiye igihugu. Tuzongera tubabone, ababyeyi babo bazishima, n'abagore babo n'abana babo, igihe azaba bari kurya ku matunda ibyo base baruhiye. Ibindi kwaba ari ukurondogora, tuzakomeza duhana amakuru. Murakoze.